inda maze gutwara inda ndabyara. Waranje kwiga ariko Wapi nigaga mu wa gatanu segonderi. uracikirije Mbese ubuzima bwa analisa busa ubwo mama Sava busa naho natangiye ndi mama Sava muri 2017. Ya ariko natangiye mama Sava ntakibana na mugabo twashakanye. Ikaze kuri Moriox Media ndizera ko bamaze gukora subscribe kugira ngo bashe kubana natwe 5 twicaye muri TK Nature Cosmetics cyangwa se TK Shop. Uhasanga imyenda itandukanye nk'inambaye ukahasanga kandi uruhu rwiza rusa nk'uru rwangiye ko dufite amavuta meza cyane y'uruhu iyo twakwita ko ari amavuta ya oily skin kuri dry skin kuri all skin. Uruhu rwa rwose ruraza tukarugenzura, abarwayi ibiheri, abafite amatashe, abafite amaribori bose tubitaho tukabasha kubafasha. Ikaze muri TK Shop dukora muri chic muri -3 umuryango ni A002. Moriox Media ikomeje kuzanira ibyiza gusa. Mama Sava. Sava. Amakuru. Ngo bimeze bite? Uracyari kwa kundi kudakora siporo waranyiganye? Ndimo ndabitekereza. Ariko nasi nzakora siporo gusa ngiye gufata regime nkore na siporo. Ngiye rero nkomoje ku bunini abantu bakavuga ngo ngo warabyibushye mutekereza icyambere si nabaye imyaka myinshi nanutse. Ego. Areke nibyibuhire. Ngiye nibe nawe. Wewe wamye gutyo? Wapi? Ahubwo imyaka yanjye ndi mutoya imyaka yanjye yo kunanuka nyine nkagira taye nziza. Niyo nahise mba mu mugore. Ngo nigeze nyine icyo gihe nkiki. Ari etape wasimbutse. Oya ngiye hari imyaka nabayeho gato numva ndi proud yuko ndi nanutse. Hari igihe nzabasharinga amafoto disi ngifite ibiro biki. Siko mujya no gutya navutse ngana. Ako ngenda kuzi unanutse. Nanutse rata. Kuzi unanutse. Namba ni kabutura. Yes, ugikora muri za primus guma n'ubundi unanutse. Nkora muri za guma nkora mu bintu nk'ibyo nanutse. Yarananutse pe. Nambara ka jeans n'agatop, usa n'agatop kaje. Ariko uri no ikiganiro wakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda. Warambara ukabona ko ntubyibushye ntunanutse. Ariko nanone imyaka yanjye kubyibira binyemerera. Ya we kubyibahira bikwiriye. Ya ndi kimama cyiza cy'ikikecuru. Anyway, twiganiriraga tu gusa siporo ibikenewe, regime ibikenewe ariko nawe ntacyo bigutwaye kuko uri ufite imbaraga. Ya ndifite. Uri fit biragenda? Ya muri mama Sava bimeze neza? Muri papa Sava naho. Muri papa Sava na mama Sava. Abantu barabizumfitanye ibibazo na papa Sava. Nagize gutya ya gukodesha inzu. Ikibazo cyanyu ntago mujya mukemura ibibazo byanyu. Turabikemura ahubwo ntago ari film irangira. Ikibazo papa Sava ntashobotse. Juste nashatse umugabo udashobotse. Right mu buzima busanzwe rero. Amazina yawe nayaye? Ni Analisa Munyana cyangwa se Analisa Nido ku mbuga nkoranyambaga. Analisa Nido. Nido yamata kuki yitwa Nido? Ni izina nkunda n'abana banjye niko nabizi. Umwitwa Nido. Bose bitwa ba Nido. Okay, wakundaga amata ya Nido? Ya narayakundaga. Ariko none ntago narigeze ntekereza kubona naryita. Naje gura n'umuntu ryitwa rero. Ko kare interested. Yes, naje gura n'umuntu ryitwa mba ndarimwibye ko we ntago yagize amahirwe kugira ngo rimenyekane. Mba ndarimwibye nyene ndigumana nya. None abana bawe bose bitira ba Nido. Mbita ba Nido. Analisa tugiye kujya ku buzima bwawe urugendo rwawe kugeza ugeze aho witwa mama Sava kuko ndagira ngo mbanze muganirize nka Analisa nyuma yo muganirize nka mama Sava kuko hari benshi cyane muri comment bagira dusaba turashaka runaka turashaka kuganiriza runaka mama Sava rero bagiye bamudusaba kenshi. Ubwo rero tugira ngo tuganirize mama Sava ariko turenze tumuganirize nka Analisa kugira ngo umuntu ajye kubaka ikintu cyangwa kubaka izina aba yaranyuze mu bintu bikomeye cyane. Twagiye ku buzima bwa Analisa kugeza abaye mama Sava. Ubuzima bwa Analisa ndi muto nkiri umunyeshuri umva ibyo ndi by'abana bisanzwe ariko noneho maze kwegeraho hejuru gatoya nibwo ninje mu bintu by'ububyeyi bintunguye ndi muto mfite imyaka 18. Cyagutunguye gute rero ko nkunda kubaza utuntu nk'utwo ndaza kubaza ko nanjye bajya babimbaza? na twaye inda. Maze gutwara inda ndabyara. Waranje kwiga ariko? Wapi nigaga mu wa gatanu segonderi. Uracikirije nyuma warakomeje? Ntago nigeze nkomeza. Kugeza uyu munsi?
naragiye ndabanza ndabyara mbambonye akazi nyuma nibwo naje gukora kandida okay nayikoze 2014 nyuma rero maze kubyara nibwo nahise nanashaka umugabo uwo ngora gutena n'umwe mwashakanye oya wanteye inda yari umunyamahanga yahise agenda noneho nshakana n'uwo nguwo nyine mu buzima bwoye nyine ariko turabana mbese ubuzima bwa Analisa busa ubwo mama Sava busa naho natangiye ndi mama Sava muri 2017 ariko natangiye mama Sava ntakibana na wa mugabo twashakanye waramaze kuba single mother yes narabaye single mother aho ubuzima bwanjye nyine still now ni ibintu akenshi iyo muri n'umuntu nk'uwo ufite story nk'iyo navuga ngo yenda gusa nk'iyanjye mpita numva ngiye mu mwanya mwiza wo kubasha kubaza neza kuko urumva iyo ubaza ibintu nawe uzi wari umunyeshuri ababyeyi icyo gihe nyine cyane cyane abakozi b'Imana ntabwo bahise babyakira ntabwo babyakiriye byarabagoye kubyakira ariko umubyeyi nicyo kintu cya mbere kibaho kidasimburwa babaye ababyeyi muri ibyo bihe bikomeye nyine muri ibyo bihe nanjye byangoraga ko nari muto ntabwo nari nzi gufata umwana ngo umushyire ku ibere mama arazaga akamuterura akamushyira ku ibere nayo ifite utubere tutaraba tunini sinanabyibuka ko nanamwoye harya naramwonyeje njya mubona uriya muhungu ubona nk'uwumva mbona rwose nyine nagira uzaze mama harya byagenze bite nanjye ndashaka umuntu nkoresha ikiganiro bimbaze neza uravuga byagenze bite buriya ukurikiranye nka story yawe ukimara kubyara ukuntu wari umeze biba bisekeje ahubwo gitwita tuzasharinge story zanjye izinsetsa ntabwo ari zo gutwita cyane ahubwo nkimara kubyara kuba uri umwana ukahita ujya mu bubyeyi uzi gutwita ikintu kigusiresa utekereza ngo ejo bazabimenya kubaho uhishe cyangwa nabayeho mpishe kujya ku mezi 6 ngiye kugeza ku mezi 9 tumagenda aruma nukwiyaranja ku buryo bagira stress igihe gito ariko kugira stress amezi 9 ababyeyi bafite stress amezi 9 batakuvugisha amezi 9 bagize stress amezi 3 nayo ni make ariko mujye muhisha cyamubireke niba byihorera cyangwa ngenirwa mabwira abajye babumba niba wumva se mundi bitende bite ku 10 n'inga banze nyibwira ababyeyi ntibabyakira ababyeyi baba stress ariko urumva kuba ari n'abakozi b'Imana byarenze kuba nyine byo kuvuga ngo baba ababyeyi bambaye hafi nyine uzi abakozi b'Imana challenge bahura nazo icyo gihe bahura na challenge y'abantu bo hanze ibisho byo hanze kandi kaho hanze arambona ate pasiteri twigisha ijambo ry'Imana atubwira ko gusambana ari bibi biki umwana we yagize ate yabikoze kuri imagine ntago abantu nyine babyakira kimwe byabaye intambara yanarwanya igihe kirekire papa yirwanya igihe kirekire kugera ku munsi wanjye w'ubukwe urumva buri wese amucalenjinga umwana wabyaye biki nyine urumva ntago byabura ko agira akantu nyine ko kuba bitekereza papa yari umunyamahanga wahe n'umunyakenya icyo gihe ndizi rero ukiri mu myaka iri under age 18 years cumi n'umunani ndumva wari utaremerwa kuba waterwa inda nk'abantu bari mu Rwanda ngiye ndavuga niwe ndamahirwe ntabwo nari ndi mu Rwanda ngo amategeko abyinjiremo amategeko yabyinjiyemo hari amategeko abyinjiramo umukobwa akitambika akabona ko nta kibazo yarabitekereje cyane cyane ko yari ari mu Rwanda nk'umushyitsi ntabwo yari ari mu Rwanda nk'umuntu wenda uje kuhatura ntabwo ari mu Rwanda nk'umuntu afite famille na famille nimwe agera mu Rwanda yazanye n'umushitsi we baje gusura banakora ka business hano yari umuproducer aba producer nk'umwaka umwe cyangwa 2 ni nabwo natwaye inda ariko muri uku kwezi akimenya ko ntwite yahise yindegerageza je makundira na n'ubu nta nkurikiza aramvugisha ariko ntago arabona umwana we Kyo tamubona kandi muvugana. Jisa mubona ku mafoto yo nampostinze aramubona. Ariko Kenya no mu Rwanda ni hafi. Ni hafi njyana natekereza ko namujyana ariko hacyari mu duto. N'umukobwa. Ntabwo arakubaza papa afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Ko bakobwa bakunda base cyane byitwara ngo. Nawe aramukunda pe.
nawe aramukunda ambwira ati ari gusura papa ambwira n'ubu wa mbere tuzajyayo yamaba nkaceceka ambwira ati nzabanza ngurira igare none ibyo ngibyo amaherezo akazaba yaye kuko ngiye kindi kurebaho hano akenshi nkunda kwibanda kuri ibyo bigo byabaye ariko nkajya ku burenganzira bw'umwana she has a right to know. Yes, ariko gusa impamvu ikintu ahanini cyatumye ntabikora abanyamahanga bagira defu iyo abona ko utari ready kwituma umwana ashaka ko yamwiba yarabigerageje rero. Yes, cyane cyane abanyakenya cyane abanyakenya gutanga n'amafaranga kugira ngo abone umwana nyina Mariya yakambwira ati fata umwana muze mu nsure cyangwa agafata itike akaza mu Rwanda ntabwo byari ibintu byatari ako nyina nabaye ndetse umwana azakora nzambwira ati tugende kureba papa mu mwereke tugaruka ariko umwana afite nibura nzi neza yuko niyo bari mukuru yabyihitiramo kugumayo cyangwa kuza hano. Ibyo uvuga nibyo nta impamvu yo kubitindaho cyane kuko birahari ejo ushobora gukometsa umwana kuko ikiganiro kirari yakireba. Ku bundi buzima bwahise bujyaho rero washatse nyuma umwana afite imyaka ingahe? Nashatse umwana afite umwaka n'amezi 8. Ubona umuntu arakubenguka? Turabana ariko ntabwo byagenze neza hari ibyo tutumvikanyeho duhitamo kubihagarika. Nyuma y'igihe kitari kinini pe ntabwo twabanye imyaka 2. Imyaka 2 ntabwo yageze. Ariko buriya biterwa n'iki? Hari ibintu abantu batumvikana cyane cyane mu ngo ho urabizi mu ngo biba ari ibibazo ni ukuvuga iyo mudahuje iki ngiki ntimuhuze yuko aya meza asa umweru akaba ashaka ko asa ubururu ntimubihuze icyo kintu urugo rasenga ariko icyo kintu nabonye gisemwe none kuki tutihangana ngo byibuze ya meza tuyasige byarangira umweru nkuko mugenzi wawe bishaka ushaka kwihanganira ko ameza asa umweru ukihanganira ko inkweto zihindura umukara ukihanganira ko inza isiga irangi ry'umutuku ukagenda wihangana ariko bikageraho hari ibyo udashobora kwihanganira. Kuba single mother ntabwo byoroshye kurera wenyine ntabwo byoroshye cyane cyane ku muntu ufite umwana abana badahuje kuko urumva wenda wo mu Rwanda mwatandukanye simbizi tuza kubigaruka ushobora kuba afite kwita ku mwana we undi nawe abana bafite ukuntu wenda basumbana cyangwa batareshya wowe ubwawe icyo gikomere ukitwara muti cyangwa se wakitwaye muti? ngira ngo hari ni Imana yampaye imbaraga. Imana yampaye imbaraga icya mbere ntago abana banjye nigeze mbereka ko hari umwe uri hejuru y'undi. Narabyirinze cyane niba ari ikigo biga ku kigo kimwe niba ari umwenda mpahira rimwe kugira ngo ejo hatazagira uvuga ngo papa wiyamuzaniye ibi ngibi ariko barabizi ko badahuje. Yes, barabizi umwe azi papa ye ko aba muri Kenya undi azi ko papa aba mu Rwanda. Kuba babizi birananyorohereza mwambira nkumbiye daddy hanyuma bakavugana undi nawe ati nshaka kuvugana daddy bakavugana. Donc icyo nge nanga nuko umukobwa wanjye ashobora kubwira mukuru ati ngiye papa wanjye turasohokana ntago bijya bibaho niba ari ugusohoka urambwira hotel ushaka guhuramo n'umwana turaza twese ariko nicyo kintu nabonye kirinda amacakubiri mu bana kabisa. Sawa cyane. Nimubwira nti ntago mfite amafaranga yo guspendinga muri hotel uyu munsi ntago tubonana. Niba nyafite tugende ngewe abakobwa banjye babiri ubwo na papa w'umuto yarabahari twenjoyinge bisanzwe dusangire byose dutahe nta mpamvu kuvuga ngo ndaza ngo mfate umwana ngo marane icyumweru ngo mugarure undi ari mu rugo. No way ntago mukunda. Sikunda ubwenge man. Kandi nkurusha imyaka ubu sibi niki baho ni imyanzuro ugenda ufata bitewe. Ariko by the way abaye ni bato kuko iyo ari abana ari bakuru ari abasore bakuru barabyumva bavuga ati byanze bikunze ari papa we. Wowe abahungu bawe ni bakuru kuruta none ibyo yakwigira byose ntazi ariko none yibaziye umwana w'imyaka 8 abonye undi w'itandatu abonye papa waraje aramufasha kandi abana b'iki gihe bafuha bate barafuha bayumva. Niyo mpamvu rero ibyo bintu mbikuraho ntago wambwira ngo umwana mujyana Kigali Parents undi mujyane Green Hills ntago bishoboka. Niba ashaka biga muri école primaire bombi bige hamwe urukweto nukugura imigura 2 niba udashoboye kuyigura ubwo ngenda byikorera ariko ushobora kuba ariko nabyo umwegzija kurera umwana utari we nubwo nuza n'urukweto 2 ntabwo mushishikariza kurera uwanjye narindire nzabona yo kugira ngo izo nkweto zinjirire mu rugo rimwe. Nibyo rata uziko ari byo cyangwa se umwana akajya gusura papa akaza acikatiye biswi imwe
akazana yawurute imwe Haraba akazana bombi imwe kandi wenda mu rugo yahasize undi mwana Yasi. either umwe cyangwa babiri Yeah, ariko abapapa muzareka iyo ngeso ntago ibyo bintu ari byiza ntago ibyo bintu ari abapapa bagomba kubireka ni abamama bagomba ntago numva impamvu ufashe umwana wawe umuhaye papa we aramusohokanya amujyanye ahantu heza amujyanye ku byicungo abana bose bakunda ibyicungo amujyanye ku byicungo amafoto bapostinze ntago batagize abana babiri basigaye mu rugo cyangwa batatu haba harimo kurutanisha abana sinzongera ntuzongere iyo ngeso nyicitseho icikeho ni bibi kuko buriya abana ntago akora avuga ngo papa wanjye igihe ntago nsohokana avuga mama wanjye njye yaranyanga kubera iki wenda amazina y'abana nta kibazo kuyavuga kubera iki Brina papa bamusohokana ikihe ngasigara mu rugo kubera iki Brina papa bamujyana muri salon njye mama akaba ari winjyana kubera iki nyine hakabamo icyo kintu njye nicyo nanze niba ari muri salon turajyana twese kandi ntago bansiga nawe mba mpari uri niyo gahunda yaha wow biraryoshye kuganira nawe kuko uri umubyeyi mwiza uraganira neza wabyaye uri muto ubasha guhagarara mu mwanya w'ububyeyi uri muto reka turebe ukuntu watangiye kwinjira muri sinema kuko hari ibindi biri bugende biza nyuma tuganira watangiye kwinjira gute muri sinema nyarwanda muri sinema rero ninjiyemo bisa n'ibintunguye ntabitekerezaga nari maze iminsi ntafite akazi ndi kuri WhatsApp mbona abantu bashaka kugaragara muri Seburikoko niryo tangazo nabonye kuri WhatsApp vuga mu gitondo ndazinduka nka saa 12 vuga ngo sinema yawe ugambe ni Seburikoko nka saa 12 nageze Nyamirambo mva butaracya pe nta niduka nari muri rafungura mu wa Kigali hagenje Nyamirambo nyine ngize amahirwe nsanga ari script y'umwe mu bafigira bari buzi niyo nakoze baranshima abayobozi baravuga bati yakina hano vuga ngo nta yindi training wigeze uhabwa mbere nta training nigeze nkora mbere nta casting nimwe nigeze nkora mbere urumva ni ibintu byanyu ubizi ko ubishoboye se uruzwe impano ntabyo nari niyiziho njye nabyo nari niyiziho ni kwa kundi ufite impano ariko utazi kwifita njyaho kera numvaga nshobora kuba nzi kuririmba naririmba kutaririmbye se icyo gihe wumva ushaka kuririmba kutigeze usora indirimbo kera nayoboraga amakorari nari inkaze impano irangije ayipfundikira ipushuza cyane ndavuga oya nibiryamye wow sinema nyarwanda ubona bihagaze gute biraryoshye biri kugira urwego rwiza biri kugeraho iyo uri kubona abanyamahanga baza bashora mu Rwanda haba harimo amafaranga nyine ibintu biba biri kugenda neza umunyamahanga akaguhamagara ati ndagufana ni umuzungu ntiyumva ikinyarwanda ati ndagufana njya nkareba feelings zawe nkareba ukuntu uri gukina nkegera abanyarwanda babinaha nkabasobanuza ndagufana wumva ko nibura mu Rwanda hari aho turi kuva naho turi kujya yes uvuye muri Seburikoko ugiye muri Papa Sava hari izindi wakinyemo hari izindi nakinnye yitwa urusaku rw'inkuba indi yitwa Adi Mensonge ariko ntago izo zigeze zigera ntago zamenyekanye cyane abantu bakunda guca amazi cyangwa se bakazikerenza sinema nyarwanda kumva bakizita amateatre y'abandi bacyazita amazina atandukanye mu by'ukuri njye ndumwe mu bantu bazikunda iyo mbonye akanya basha kuzireba bivuga ngo ko na YouTube yatworohereje igiye basha kubona zimwe na zimwe ubona akanya ukanagaho ijisho ariko kuko njye nabaye muri uru ruganda imyaka 20 irimo iruzura nzaho sinema zavuye nzaho zageze nzaho naho zerekeza mwebwe muzirimo muri no myaka ya vuba mwebwe ubwanyu muraha ubuhe butumwa bariya bakikerenza sinema nyarwanda ni akazi nko wabyuka ugafungura ino shop warabitekereje uravuga ati noneho reka ndangura amakanzu ndangura ama cosmetics kugira ngo abantu baze bahahe ni igitekerezo wagize sinema nyarwanda kugeza ubu nakazi umuntu abyuka akavuga ati ngiye kwinjira mu ruganda rwa sinema nzakora training umwaka nzakora casting ahantu hatatu nzaba nabonye filime zo gukora nzatangira muri filime nzaba mfite role zinizi nyine ukitegura wowe muri wowe ukitraininga ukiga kwandika ukiga gukina ukiga nyine sinema nakazi wow bikerensa sinema nyarwanda kuko iyo nk'ubu barabizi neza ko hari ibikombe byinshi turi gukura hanze kubera sinema nyarwanda Joe Karekezi ari kuzana ibikombe byinshi mu Rwanda ntago ari uko tuba tutakoze ntago yari theatre yagiye kuzana ibikombe hanze ni filime tuba twakoze
kandi abantu babikerenze ntabwo bazi ko buriya no gukina filime bivuna ni akazi kavuna bajye bubahira basa abantu babikora ko babana ibyo byishimo izo teatre zibaha ibyishimo nta kibazo kuko hari abantu banezerererwa mu mahane ya mama Sava na papa Sava akabanezeza tu iyo twashwanye mwese murampamagara ati papa Sava arakunaniye yes nuko uba wabibonye kandi byagushimishije mukomeze mubirebe kuko natwe the plus iyo bari kubireba natwe tuba turi gukora ikofi yes ahubwo mukomeze mubirebe muri benshi nibyo kabisa mukomeze mutange support ahubwo se ababyeyi bamaze kubona ko nugiye muri sinema kuko ababyeyi bacu ba Kinyafrika batwebwe batubyara batinya kubona umwana wabo yamamaye bagacyane cyane ababyeyi b'abakozi b'Imana uriya mwana agiye ku karubanda ari umukobwa bagiye kumubona agiye kugaragara uzete ko waranabyaye waranashatseho bikanga ntago bigeze bigiraho ikibazo ntabwo byabura babigizeho ikibazo barabirwanya cyane cyane ko urumva ko icyo gihe nari naravuye mu rugo ndi mu rugo iwacu ninjira muri sinema buriya mbi iwacu ntabwo abantu bari babizi ariko ninjira muri sinema mbi iwacu n'abana bawe babiri muba mu rugo barakwakiriye urumva nari naratashye nyine mu rugo baranyakiriye urumva kwinjira muri sinema babanza kubigiraho ikibazo kwibaza agiye muri sinema kandi abantu b'abasineyasti abantu b'abahanzi ni ibirara ni indaya niko batwitaga niko bitwa kugeza ubu ngubu byarahindutse umubyeyi asigaye aguhamagara ati ko mfite akana kazi gukina ukumva ko nibura biri kugenda bihinda imyumvire ihinduka kuba barandwanyije nkana fightinga kugera ku rwego ngezeho ubu ngubu nibura ubu papa ari proud yanjye ajya ambwira atundi ninjye nabyaye papa ajya ambwira ati rwose wabikoze neza urumva ko birahinduka barakurwanya mbere ariko iyo bamaze kubona ko urinjiza wakoze ubuzima bwawe hari aho wavuye naho wageze babona ko ubuzima buhinduka nyine dusubiye rero inyuma gato mu buzima busanzwe abantu bakunda kuvuga niba barimo barashakira burya ndakuganira ngiye na jari zitandukanye ugasanga ndaganira wenda n'umusore bashaka gushaka abagabo ari divorce abagore gutyo ugasanga nyine ibintu byinshi aho ugasanga nk'umuntu ugiye gushaka amubwira ati uzashaka umukobwa wabyayeho nibo bubaka ngo n'urugero ndi kuguha undi akongera akavuga abana bato b'iki gihe ntibacyubaka uzashaka umuntu umeze gutya wowe ko warabyaye ufite umwana wagera no mu rugo bikanga abenshi hano hanze bahita babona ko ari nka sakirire yabaye akumva singomba gusenya sinzasenya noneho byakwitiraho kuvuka mu muryango usenga kuki umwana kwa kana kayasenye ugasanga gusenya mu Rwanda turacyafata nk'ikintu gikomeye cyane kandi nanone dusubiza gato inyuma mama Sava bikajya ku bagore ngo kanaka yarasenye ugasanga wowe ufite ikibazo uwo mwasenyanye ntago we yasenye nta kibazo afite kandi n'umusiribateri ntago mama Sava yasenye wenyine yasenye urwabanagamo n'undi muntu abungwe n'umugabo tugomba kujya duhindura n'imyumvire y'abantu kuko niba wamugani n'umuntu yicara akavuga ati runaka yarasenye yarananiwe kubaka yes ntago nananiwe kubaka ngenyine iyo we yaba ari kuba bishoboye ari kumbwira ati noneho reka tubigenze gutya ntidusenye niba byarabayeho ko twasenye twese ntitwari tubishoboye ese hari urugo rusenywa hari urubundi rugo rusenywa n'undi muntu wapi ni abantu babiri barurimo nk'abandi bavuga ngo kanaka yaransenyeye kanaka yaransenyeye umuntu agusenyera ate ariko se niba umuntu azanye umuhora aje gusenya urugo rwawe wewe wazanye uwundi nawe ukamwirukana ntarusenye umuntu ni nko kuruhirika ahirika urwari rusenye n'ubundi ntago umuntu aza ngo agusenya nimpa kuvuye mu rugo ntago urwo ruba ari urugo rwubatse hari n'indi terme nkunda kuvuga ngo abagabo ni indaya ntago abagabo baba indaya bonyine abagabo baba indaya kuko baryamanye n'abagore usanga bagiye bonyine baba bagiye kwiryamana none se umugabo agiye kwiryamana aba indaya ate wenyine ngo abagabo b'iki gihe ni indaya z'abandi ni iz'abo bagore nyine bashuti bawe cyangwa se abo mu miryango yawe ntabwo ari indaya ahandi hantu ni indaya z'abagore muri kumwe nyine bajye bamenya no gukuza ibitekerezo nyine ikintu twari turiho aho ngaho ni uko bazi yuko gusenya ari ikintu gikomeye cyane ntabwo dushishikariza abantu gusenya ariko se umuntu aba yihanganye bigezeho ku buryo ajya guhaguruka mu rugo agasohoka ngira ngo wenda sinzi byigeze kukubaho numvishe cyane rwose ndabizi narubatse ndanasenya nongera ndubaka ahubwo nawe uzubake turabigarukaho nabyo nzarongorwa vuba munshakira umugabo marine ngo arahari
nanjye ngo ma invitation kumbe ngo mushakire umugabo ariko nawe ndamushaka. Ikintu abantu bagomba kumenya ntabwo gusenya nanone kwizirika se n'ukubera ikibyo. Abana bahise uzaba ubuhe burere mu rugo bwo mu rugo rurwana, n'ubuhe burere rwo mu rugo rutavugana. Ubundi umugore ufata umwanzuro agahaguruka mu rugo rwe, umugore ufata umwanzuro agahaguruka mu rugo rwe de plus agasubira iwabo cyangwa se ndakajya gushaka ubuzima bwe, ntabwo uwo muntu aba avuye mu rugo rwe atababaye. Amplis afite n'umwana avuga ati noneho ntabwo uwo muntu aba avuye mu rugo rwe atababaye, kuko iyo ufite umwana uravuga uti umwana azamisinga urukundo rwa papa, ugomba kumuproteja kugira ngo bitabura. Iyo ufite umwana ugomba kumurwanaho kugira ngo bigende gutya, ariko iyo ufashe gahunda yo guhaguruka ukagenda, nyamuneka biba byanze mujye mutwumva. biba byanze. Noneho hari abavuga ati ningenda umwana wanjye azapfa, ntabwo nzabona icyo kubatunga. Nagize amahirwe nge nasenye ntarinjira muri firme. Uvuga ati nayo mahirwe iyo uzwi ngo ubundi sura mugore ariko umushobozi ari isasa. Ubundi si umugore umeze nka kuri ujya muri filime, ubundi si umugore ujya muri clipe, ubundi si umugore w'umunyamakuru. Nyamuneka cyakora ngewe basigaye barangabanyijeho gakeya. Ako nyebura nta n'uwigeze abinzana. Ntabwo wari uzwi. Erega burya uko tijara senya nako Margarita ari busenye, nako Makuru atari busenye, nako Safina uri ahantu utaza ari busenye. Ntabwo bivuga ngo kuko ugiye gusenya kuko uzwi ukoze ikintu kidakorwa. Ikindi ntago urugo wasenye ari uko hari undi wumva wifuza ko arwinjiramo. Umuntu asenya urugo abona ko nta ruhari n'ubundi. None se wa mugani nicaye mu rugo umwaka urashize, 2 irashize, 3 irashize, ndiziritse nzi neza yuko isaha n'isaha hanava umurambo muri urwo rugo. Ndirimo nkora iki? Ko ari byo ariko abana bajya bagira gutya bagahuza ababyeyi, ibintu bikongera bikaba byiza. Ku bantu bishoboka, ariko hari abantu bidashoboka. Ese kunciye mu ijambo. Ubu ngo papa w'umwana ashobora kujya gutya mu kiganiro nkamubwira ni ubuzima bwakongera bukaba bwiza. Amplis kumwe wakuze nawe yitekerejeho imyaka isaga 4, imyaka ni 4 cyangwa 3 mutari kumwe. Ubu se ntibashyize ubwenge ku gihe. Nawe ntiyabushyize ku gihe. Papa yiwo mwakoze ubukwe, papa w'umwana, papa wa mukobwa muto akaza. Nkubwiza ukuri. Ntabwo nzi ko byakunda. Ako byose no kubabarira no gutekereza. Cyetse barashaka. Naramubabariye pe. Nta n'umwenda numva mfitiye wenda ngo yarambabaje ibiki, namaze nyine kubiruhuka ibyo bintu. Ariko ntabwo twakongera kubana. Nari nigeze umuntu mwonzi. Ariko nzamushaka uriya mumenye muganirize, uriya ari icyo azambwira. Twisubirire mu akazi ko gukina filime karimo amafaranga. Arimo. Harimo n'izindi opportunities. Yes, zirahari nyinshi. Nk'izihe zawe wumva uvuga uti njyewe ndagukina filime biri kumva nta bikangeza aha, cyangwa se ndifuza ko n'abashoramari batureba nabo badukura bakatugeza. Ahubwo abashoramari muri kutwibagirwa muri iyi minsi, ntabwo dufite akazi kenshi ko kwamamariza. Maze nkunda ko celebrity guriye bakurikira bakururira mu kwamamaza. Yes, ereka kwamamaza yabemo amafaranga. I know. Kwamamaza yabemo amafaranga. Mu minsi yashize corona ibintu yankoreye nabamarizaga ibigo 2. Corona ije amasezerano arahagarara, nose bari gukomeza. Ntabwo bari kwamamaza badacuruza. Ntabwo bari kwamamaza badacuruza. Ariko njye hari umugabo nshimira, ndaza kumuvuga mu kanya. Corona yaraje, amasezerano nanjye birarahagarara, umwa ngumaho. Ndamuzi. Nko kumbwira Tom transfers. Nko kumbwira ate se ndamurekura ne kumuha agafaranga abeho ati. Shatwe bahise baturika. Nukuri kumara akajya kaza ngapostinga imodoka, abantu kuri comment bakanuka. Ngo turi mu rugo uri kudupostingira imodoka. Akora inkumva nibyo, ariko akazi ngomba kugakora. Kwezi kwa Shadisi nkona rampembye. Ahisa Tom transfers. Ahubwo mujye gukodesha imodoka na appartement. Muze turabifite byinshi. Urumva rero twibwirira abashoramari. Abashoramari nimudufashe rwose. Nimudufashe muduha akazi. Nukuri ngo ntago turi kubona akazi pe. Corona yarabyangije. Ariko izashira ntago ahora gahanze. None yatangiye gushira. Inganda abashoramari biki muduhamagare. Genda hari mbaye na nimero yanjye. Ese kuri umwana w'umutamzi buriya ubonye nk'ikiraka cyamamaza ikinyobwa gisindisha wagikora. Kindangire. Nubundi naracyamamaje.
nijya mpamvu mubajije gutyo nanjye ntabwo erega kuba umwana w'umutambyi ntabwo bikuraho ko umuntu ari gushaka amafaranga nese ni nanga kubikora abana banjye kuwa mbere ni ishuri so byibuka abana banjye se bakareka kujya ku ishuri ba papa wabo se ntibahari aya tugiye rero wowe ugasenga aya ntabwo biba byoroshye ariko buriya hari umuntu ngenya nkunda kuganiriza sindi busubiremo kuko akenshi iyo mbivuze abantu bavuga ngo wenda ngo ndiyemeye cyangwa iki nk'umuntu ushobora kuba afite umwana uwo babyaranye akaba adatanga sapoti ugatera intambwe yo gukururana kugera aho bigera bibi uri kwaka indezo uri umugore wenda yego nta buryo ufite ariko hari etape bigeramo ukabona bitari bikwiye kugera hahandi wamuganze akakubwira ati nkora iki ko nta kazi mfite nuriya babyaranye akakubwira ati nawe namurere n'inyina ugasanga kuko akenshi iyo mwatandukanye umugore wasigaranye umwana ni 9%, umugabo ashobora kuba urugero yishyiraho minerivare ni urugero akavuga ati minerivare ndi kuyitanga ariko umwana ararya umwana arya umugati mu gitondo umwana anywa icyayi anywa isukari umwana arambara umwana aryama mu nzu ntuzi niba iva cyangwa itava ntuzi niba yishyurwa cyangwa itishyurwa ntuzi yishyurwa cyangwa itishyurwa umwana aryama kuri matera ntuzi yuko yanacika ariko nyine kuko uvuga uti wenda urugero nzatanga gusa wenda ka minerivare gusa ukumva yuko ibintu byose wabikemuye single mother rero cyangwa se uri kukurera umwana asigarana ikibazo iyo usanze rero umuntu nawe ari gukururana na wa wundi babyaranye ngo amufashe kurera umwana ubona bikwiye cyangwa bajye babihorera ubundi sinzi nkora numva nabwira single mothers bose bakagerageza kwiyubaka ikintu kimwe nabonye iyo uri umusingle mothers ukiyubaka ukimenya ukiyitaho amanota kubaha nta muntu utakubaha pe wenda mu gihe ubona yuko nta kazi ufite ubuzima ni bubi nta kundi wabigenza wanarwana ukagera kugira ngo ugere umwana abone uburenganzira umwana abone uburenganzira ariko buriya njye mfite ubushobozi buri wese afite ubushobozi buri wese nako afite ubushobozi nta n'ubwo abo bagabo twatandukanye hari n'icyo twabaka njye ku ruhande rwanjye pe mba numva nanamuribera nkabwira tugize usura umwana nurangiza nushaka ko musohoke ariko kuvuga ngo transport ngo yo kujyana umwana ku ishuri ngo minervare ibiki mfite ubushobozi namubwira ati ibyo bintu biruhuke ndahari nza yagomba kubikora ni papa we atabikoze se yazamya gute bakifotoza gusa bagapostinga ataguze umwenda bagapostinga atamuhahiye nta kintu na kimwe yamukoreye kuko uko abikora akenshi niko bagenda n'ubundi batuvuga cyane nanone se ndamutunze ubwo yamwishyura ishuri gusa buriya ninjye umutunze yarantaye none ubuzima bwaramunaniye watandi wati ibyo rero nibyo nanga reka nkore hahandi mwanga ko dukora ibyo turabya si uko ako sunu twafatanyije kurera umwana ko ariko urankunda abantu bateye imbere icyo bita parent cooperation bagafatanya kandi buri wese atazanye amatiku buri wese atazanye inzangano buri wese atazanye amagambo mabi buri wese agashyiramo icyo yumva agomba gushyiramo ariko rero hariho ababyeyi ku ruhande rumwe ashaka ari umugabo ashaka ari umugore bangisha abana umubyeyi umwe niba ninjye umufite nkahura mubwire ko papa ntacyo kumariye papa hagwijije yaba ari mama umufite yaba ajya gusura papa umunsi umwe mama we ntakakujyane muri ibi mama mbese ugasanga urashiramo umwana sinzi ikintu tuba turimo niba hariho ibintu bibabaza no kumva nk'umwana wakwise mama kwita irindi zina kubera iki bamushyizemo ko nyine mama we yamwanze yamutaye papa we yaramwanze uriya ntukajya unamuvugisha nuzajya umubona uzajya wiruka umwana iyo umubwiye gutyo arabikurana ariko abazakura akaba mukuru agatekereza kuki mama yangishaga papa ni iki kintu papa yakoze kuki papa yangishaga mama ni iki kintu cyatumye bibaho gutya nyine kuki batandukanye kuko nyine we ajya noneho guhera hasi akibaza kandi mama uri kuvuna umwana reka umwana abone urukundo rwa papa nta mama uzasimbura uwamubyaye nta papa uzasimbura uwamubyaye nibareka uburenganzira bw'abana na buri wese akineroreye papa nahari mama nahari niba mpari ngomba kwita ku mwana niba isahari agomba kumubona akamukunda akamuha urukundo rwiwe bikwangisha abana ababyeyi babo mu gusoza se invitation ni ryari ntayo igomba kubaho tubwiza ukuri gusa urambwira ngo uri single gusa researching ngo ari single by the way umukobwa afite anniversary ni umuto n'umukuru
ntago ari umukobwa wa ntago ari mu bakobwa banjye ni umwana wa murumuna wanjye noneho bari baraje kunsura muri vacances ubu rero afite anniversaire ahubwo nyine afite anniversaire ejo bundi abafanatike mwese tuzakuririmbire musibe ejo le 16 Leseze aracyari kera tuba twaragushatse tuba twagushatse twaragwahira kado abashaka guhama amasava gift muzazinyuze hano kuri TK shop muze muzitereka aha muze mugura ibyo mugurira hano tubifunge tuzamuhamagare kuri 16 cyangwa abantu bazi kwiyitaho ari umuntu utegwa akavuga ati njyane mbese nageze amara ukwezi ni ukuri kw'Imana ubundi niko narabipanze iyo hatazamo ko abana bazatangira ishuri le 11 nari napanze ko kwezi kose kuzasharuka anniversaire yanjye uri kugenda userebura ariko ni byiza umuntu agomba guserebura ko yavutse agaserebura ko ariho agaserebura ko ahumeka agaserebura ko yiyubatse ariko ni imwe muri mu ntuza yo kwikunda muri tipe aryo sinzi yo kwikunda cyane cyane abasingle mothers numva nshaka kubigisha kwikunda nzakora ikiganiro cyo kwigisha kwikunda ndabizi cyane icyo kiganiro tugomba no gufata tukacyubaka ni ukuri tuzacyubaka script imwe ikazaha indi ikazaha abatumirwa bazajya baba barunaka uzayishyiramo voice zimeze gutya indirimbo izageza ku munota wa kangahe kizaca kuri radio kizaca kuri televiziyo ntabwo mbizi tuzagibisha ngenda bikwemera uzasha umusigaye ufite umwanya ntabwo ari nka mbere umfite umwanya wazo ukicara hanga ukifata agatebe nkagufata urupapuro n'ikaramu tukubaka ikiganiro kizima ikiganiro cya single mother kirakenewe abagore kuko abenshi barihebye mama Sava abenshi barihebye namaze umwaka n'igice cyangwa imyaka 2 numva ntazi ubuzima mbamo nyuma gutandukana numva ntazi ubuzima nabona abantu bishimye nkumva ni n'abagome barananyanga nkumva nanga abantu byakubaye ibyo bintu byambayeho sheri nkumva nanga abantu nkumva bigeraho numva none famille yanjye nyanga hanjya kumva n'abana banjye ntakibagira urukundo no yeze kubana robera ngewe umwana wanjye nta kintu na kimwe ku isi y'Imana kirankura muri mudi y'umwana wanjye ntacyo ndahura nacyo muri mudi y'umwana hari igihe ugira stress merutse kuganira n'umuntu wari mu rugo ejo bundi aravuga ngo tuganira kuri depression none umuhungu wanjye wa muto ntabwo ari muto n'umusore gusa niwe wa kabiri ahita ambwira ngo maze nawe wigeze kuyigira mwarabibonye se nimwambwira depression ntabwo byanze iri ku bantu bose ariko ikintu wirinda ni ikintu abantu babimenye ahubwo wirinze ko abantu babimenye nibwo ibambi nk'umubyeyi ajya yihangana yagira stress yagira depression yagira agahinda ntazagira ikintu gikura umwana we mu mwanya wa ntabwo umwanga ngo wumva avuye mu mutima tekereza ko umwana abyutse mu gitondo kaza kubwira mama watuguriye umugati nta natanu ufite hano igiceri cy'ijana ufite uba wumva wamubwira ati ntajye n'umuntu ugaruka kunkangura ngiye gusinzira ibitotsi ntari bukanguke umwana akaza akakubwira ati mama imyenda yashaje mama turarye iki imyenda buriya nta kibazo mama turarye iki hari ubuzima ubamo ukavuga kuko ubu narabwandikiwe watekereza ko umwe amubyaranye arimo araserebura ari kunywa neza ari kurya neza nta kibazo na kimwe afite birababaza ubwo buzima nabuciyemo nagiye no kwa muganga Kacyiru mpura n'umudokiteri aranyicaza arambwira ati wabuze umuntu wikunze cyane akica abantu kubwe ati we nirwo rukundo ukeneye ubanze wikunde kugeza ku rwego wireba ukabona ari we mwiza wenyine usigaye mu Rwanda njye nagize ibibazo depression stress ariko sinze niyanga sheri nariyanze uzi impamvu ngewe mfite urukundo kubana nabyaye ku buryo iyo ngize ikibazo mpita mbatekereza nk'ubu ngubu niyo ngiye kurira moto maze ndabatekereza ngiye kurira moto ngiye ahantu nk'uyu mumotari angushije mfite urubyaro niba mpita ntekereza nibo baza mbere bivuga ngo kwiyanga sinze niha umwanya wo kwiyanga gusa nahoraga gusa umutima mubi nkumva kuki ari ngewe kuki bigenze gutya ariko wowe ushaka byarakubayeho wari mukuru nari mukuru n'ejo bundi noneho ngatinya uzi ngewe natinyaga sosiyete nzengurutse ko ishobora kubimenya nkabyuka nkisanga mu binyamakuru ko ngereje narinzwi nkabyuka ngasanga mu binyamakuru ko nasenye ko byagenze gutya ariko nkagereza guproteja ku buryo bidasohoka nabyo ubwabyo biravuna kwiproteja ku buryo bigumana wenyine kugeza ku munsi nikunze ndongera nsubira mu rugo kuko uyu umuntu atikunda hano ugasubira mu rugo ntabwo warusubiramo utese ntabwo byashoboka kuko iyo ubuzima bwanze hamwe n'ahandi burashoboka ndibuka nkimara gushaka ejo bundi hari umuntu wambwiye
twajyanye ikiganiro kirekire. Mu kiganiro twagiranye arambwira ngo nibe namwe murabyemerewe, nawe n'umudivorce. Ndamubaza bandi wowe ndetse utabyemerewe? Ngo abayisilamu. Ahita ambwira ngo bagira isezerano rimwe, none kandi mbizi ko afite boyfriend. Yarasenye ye n'umudivorce, afite boyfriend. None icyo yemerewe ni boyfriend bagasambana cyangwa kuko Imana burya yashyizeho divorce ishyiraho gatanya, kuko yari bizi ko aba bantu ntago hari igihe aba n'abantu. Yes, n'abantu. Uzi ko umwana wabyaye waramugiriye ku gise mugera kuri etape yo kutumvikana cyane. Ntabwo urabona umwana na nyina batavugana se. Harabica base, harabica. Urabona umwana na se batavugana se. Noneho wowe duhuye mfite amenyo 40 mu kanwa, nawe ufite amenyo 80, mwese mwarakuze, ntago uzi ubuzima nabayeho, ntago uzi yabayemo, murabanye biranze ngo ntago bishoboka ngo ngomba kwizirika ku muntu runaka. Kandi le majorité y'ababane bwo ntago babyemerewe. Iyo batanye bagira aba boyfriend cyane, bagira aba copain. Ahubwo sibwo nabaki batabyemerewe kuba batandukana n'abantu ngo bashaka abandi. Ni bande se? Nabarokore. Tambwira nti rero wowe niba wowe idini usengeramo uri kwemerera kuba uri kumwe na runaka, mukaba mufite ibyo mukora mutarasezeranye, je biryange riranyemerera ngo kanaka ya mwatandukanye, musinye ibipapuro by'uko mwatandukanye, usinyane n'ibindi imbere y'Imana, ubane n'undi uzaguha ibyishimo. Yes. Icyo ndi kugushishikariza amasava wanjye nkunda, bisubiremo ni byiza gushaka kugira umuntu kubwira ngo waramutute, urasa neza, ndagukunda, kuko nabwo nayo ni indi type yo kwikunda. Ahubwo uvuga ngo n'abajya niba hariho ubuzima bugora nubwo kubaho wenyine. Warigeze kubana n'umugabo cyangwa warigeze kubana n'umugore. Seriously ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo umuntu ngo ugera igihe ukumva ubuzima babagamo. Hanjye hari igihe mbyuka nkumva rwose najya mu gikoni, nkajya gutegura nka breakfast, nkajya nyine nkakora yes, kubyikora ntago biryo. Ari mbyonzo wanjye ambwiye ngo njya mzikorera, nkabyuka nkora breakfast ngashyira ku meza, ariko nayo nasanze ari trauma, ari hungabana, agashyira ku meza igikombe kimwe aha ikinda. No. Wameze nkanjye byigeze urumva, yarangiza akarya breakfast ati kaye nkajya muganiriza ntibimbwire neza, azi nkambwira bonjour chérie, waryohewe. Arimo arya wenyine ariko afite ihungabana. Iryo hungabana ngiye kabendera sinzaryemera, haje undi akankunda kandi ko bishoboka. Ngiye byigeze kumbaho, hajya ndyama nari mfite akana gatoya, kakaryama ku ruhande rwo hirya, ko nge naraga hagati mbana n'umugabo, umwana niba atari muri bersa akaba ari iruhande rwe, kugira ngo uzafashe kumwonsa. No, najya kuryama ndibana, najya kuryama hasiga umwanya w'umugabo. Ukibana ukegera kana nabyiga umuntu arahari se. Ni trauma n'ukuri. Ni trauma n'ubuzima nyine. Nageze ndambwira nti no, ufite igikomere, ufite trauma, injira mu bintu ubyinjiremo, kuko niho hari byaranze, hano birashoboka. None ikibazo cyari afite nta n'umwana yari afite, byibuze ngo yakuye y'umwana. Ndamubwira nti byara umwana azagufasha cyangwa se adopta umwana guhanagura ibintu mu mutwe, we kugiye gutegura breakfast y'abantu babiri kandi uri umwe. Ariko icyo kintu ngiye nta nuko nyumva. Babyutse uteguye icyayi neza, abantu akambwira ati ngashyiraho n'igikombe, ngasuka icyayi cyane nkamushyira n'iki kikajya ese nyuma kirahorana cyakakigotomera. By the way, impamvu mbangashometsemo ni ukugira ngo twumvise abantu nta n'umuntu n'umwe ngiye nshishikariza divorce. Kubana n'umugabo biraryoha, kubana n'umuntu mwakundanye biraryoha, ariko nanone mu gihe amahoro ari make, amahoro ntayo, aho kugira ngo mugenzi azagufatireho imbunda, azagufatireho umuhoro, muzafungishanye, azagukomeretse de plus, mureke ufate ubundi buzima. Kandi niba uvuye muri ubwo buzima, ntago abagabo bose Imana bagize babi, kandi wondera ntarwo ari mubi. Je nyavuga umugabo twatandukanye ntabwo ari mubi, ahubwo ibyo tumvikanye. Hari inzira ntabwo ari mubi. Papa umwana wanjye yanyuze iburyo nci ibumoso, tunuka guhurira hagati. Ibi ngibi sheri ntabwo turi kubyumvikanaho. Ibi ntabwo biri gukunda. Ibi ntabwo biri kugenda neza. Kinda witekerezeho nanjye nitekerezeho. Imana niba yarapanze ko tongera kubana tukarira umwana, tuzabana. Ako mu gihe uri kwitekerezaho, Imana ikakwiga iti destin yawe niyi. Ese ugira ngo we nta destin ufite buriya? Nzashaka. Je nukuri ntago mba numva nshaka nko kugira imyaka 30, nararangije no kubyara mfite n'umugabo tugomba
kubana kuzaryana ubuzima ntiwumva ko ukiri na mutoya si ibintu bizaza nkatwe twe turi gukaba twa 50 nta ifite iri gukaka ejo ni itariki ya mbere nanjye mfite anniversaire muzambaze ngo ninga ya mbere tukwa 11 ngaho mbwira dusoze ikiganiro tugaruka ku byerekeye n'akazi hari abantu binjira muri sinema ejo ukamumva muri production ukamumva kuri filime ye twamaze kubona aho wahereye turi kureba aho uri ubu ese wowe uragana hehe mu kazi kawe mu byo ukora mu byo ukunze mu kubyaza umusaruro impano yawe mu kubyaza umusaruro impano yanjye ndumva barimo nshaka kubaka analisa nkamwubakamo umukinnyi uzahagararira u Rwanda hano. By the way ukina neza. Merci beaucoup. Ndishimye cyane ufite tayi ibyemera ufite tayi igaragara neza ufite face isa neza ukuntu igikara cyiza ndakwifuriza kuba international actress. Thank you. Ni ibyo nari kubwira ndashaka kuba international actress ndashaka kuba nyine umwe mu bagore b'Abanyarwanda kazi b'abasineyiste bakize muri gahunda ntafite gahunda yo gukina ibyo bintu narabisezereye no mu masengesho njya nsenga Imana ndabwira Imana ujye undinda gukina nibi ndabyanga nanga gukina ushaka gukira kandi uzabigezaho ugejweho n'amaboko yawe ubwenge bwawe ubwonko bwawe n'imbaraga Imana yaguhaye n'impano wow ndabikwifurije niyo mpamvu nkamwe abantu twari turi kuvuga babandi bafite ibikorwa bikomeye muduhamagare nimwe mutuma dukira nimwe mutuma dukira muduhamagare tubakore kabisa nibyo urakoze cyane Masaba murakoze ariko ntago wambaje umuntu wanyambitse nanjye kwikubaza niba ngo wambaye neza guhera ku rukweto iyo nkweto ni nziza iyo nkweto ndayikunda nanjye ariko ni abana bato cyane ntago inkweto igira imyaka ndayigira imwe se izi ngizi wagakubisemo ugakwitamo jinx ko kundi ushaka kugabanya imyaka biraza wambitswe nande nambitswe na inkweto niyambitse noneho imyenda nambitswe na restaurant yes ni iduka rinyambika bakoreramo hano muri chic muri harya buriya ni muri zero muri zero umuryango niho ntibuka neza ariko baramutse bamukeneye bajya kuri DM yanjye Analisa Nido bakambaza neza bakakubaza neza yes Analisa Nido kora follow maze kandi tuza gushyiraho igipande aheruka gukina muri Papa Sava naho ujyemo kandi ikindi kandi wakanda subscribe kuri Mariox Media ndetse na YouTube channel ya Papa Sava kugira ngo bashe kurikira filime za Mama Sava n'izindi zizajya zigenda ziza akina uri umugore witeje imbere kandi ku myaka yawe mike gusa ko haje